abagabo babiri bakaba bafungiye kuri station ya RIB hari Huye. Abagabo babiri batekeye umukobwa umutwe maze baramusambanya kuri station ya RIB rero mu murenge wa Rusatira ho mu karere ka Huye. Hafungiye abagabo babiri bakurikirana nko gutekera umukobwa umutwe maze bakamusamura umusa w'ubusugi. Uyu mukobwa avuga ko kuwa kabiri tariki ya 8 ejo bundi Ukwakira yagiye mu isoko azagura n'abateka mutwe bamumanukana mu ishyamba bamubwira ko ari abanyamasengesho kandi ko bahishuriwe ko hari abamurwanya. Avuga ko rero abagabo batazi bakomeje kumuganiriza bamubwira ko kugira ngo ibi bimutegereje bitazamubaho ari uko azana telefone n'ibihumbi 14 yari afite ndetse mu rwego rwo kugira ngo azabyare neza namara gushaka. Bamubwira ko agomba gushaka umusore baryamana byihuse. Uyu mukobwa ngo yarabyemeye maze azamukana mu gashyamba n'umwe muri abo bagabo baragenda maze bakora imibonano mpuzabitsina, ariko bagarutse basanga umwe wari wasigaranye amafaranga na telefone yagiye maze nawe ngo atangira kugarura ubwenge, niko gutabaza maze abo bagabo bombi bahita bacakirwa. Mbabazi Modeste uvugira urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB yabwiye itangazamakuru ko ikirego cy'uyu mukobwa bacyakiriye kandi ko iperereza rikomeje. Yaboneyeho no gusaba abaturage kwirinda abateka mutwe no kwirinda ibyo babashukisha byose kuko uyu ngo yabeshwaga gukizwa inyatsi maze birangira ahubwo bamusamuye umusa w'ubusugi. Ibi bibaye mu gihe uyu mukobwa kuri wa gatatu tariki ya 9 Ukwakira ngo yari afite gahunda yo gusanga umugabo bakabana mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yari agiye kwijyana rukomande kuko ayo mafaranga yambuye ngo yari ayo kugura bimwe mu bikoresho. Kuri ubu uyu mukobwa aravuga ko afite impungenge ko yaba yaratewe inda nabo biswe abateka mutwe cyangwa se indwara ya sida. Cyakora ngo yahise yihutira kwa muganga ahabwa imiti, akaba yifuza ubutabera ari nako agira inama abaturage kwirinda no kubanza gutekereza ku byo babwirwa nabo bahuye mu rwego rwo kwirinda abateka mutwe. Nyamuneka mujye mwirinda abateka mutwe n'ukuri kwa Mungu. Ariko nanone burya umukobwa niba ufite umufiance cyangwa se niba uri n'umusore ukumva ushobora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ujya gusambana wowe kuko n'ukuri kw'Imana ntabwo ari byiza rwose. Baragukiza inyatsi ugiye gushaka umugabo ugiye kugira gute baragukiza inyatsi se n'indugu inyatsi akwashaka ariko rwose abaturage beza ntimugashukwe n'abantu gutyo uko mwiboneye. Inyatsi wese yayikijije mubona ameze neza. Kosha ariko abantu barashukana kwiri igihe ngende abantu nkabona twahura n'abantu nkabona n'abantu batekereza cyane, ariko sinjye n'umukuru umuntu akubwira ari ikintu kimwe abantu bakunda gushuka. Nigeze kubivuga ahangaha, umuntu akaza akakubwira ati nyoherereza ibihumbi 50 ati mbone kukohereza 500. Nkibaza se yabaje gakura ibyo 50 uvuga kohereza 450 bisigaye ukabyemera pe ukumva ni ibintu biri ibyo rwose ukavuga uti ati rwose yangiriye impuhwe ati watsindiye ibihumbi 700 cyangwa watsindiye miliyoni atariko kugira ngo mbashe kuyaguha no kubanza kumpa ibihumbi 100 ati kugira ngo mbanze gukora transaction mbanze gukora uduki. Nyamuneka ntabwo ari byo. None utekereza uyu ngo baramubwiye ngo bagiye kumusengera maze beze nka wundi wagiye mu ishyamba rya Nyungwe ngo imodoka ibuza amazi. Nuko ibintu nk'ibyo rero inkuru reka no kuyisoma ariko abajya ku muryango akadomorwa baze kujya gusoma inkuru ya Perezida Magufuli muze kumara muze kujya kureba ngo niba kubwira ngo uri mwiza babwire bajye ibikurikiraho ntabwo mbivuze. Nyuma rero hakandi gakuru rero nako kadasanzwe n'umusore wabazwe igitsina maze bimuviramo uburemba nyuma yo kunywa Viagra kamara ukwezi agifite umurego ukabije. Hari abantu rero bashaka kwitera ibintu bitera imbaraga cyane iyo bashaka gukora imibonano mpuzabitsina. Njya nibuka hari umugabo umwe n'abagabo babiri kwanza bampamagaye hano bambwira ngo ni bagira inama y'icyo cyakorwa. Ndibuka hari umugabo umwe ambwira ati mfite abana 3 ariko ati kugeza ubu ngubu ati nta kintu mbasha kwikorera kubera ko uruviri rwararyamye.
amubwira se byagenze bitarambwira ati kuva nkiri muto ati nakunda gukoresha za Viagra, ati nakunda gukoresha ya miti iyongera ingufu cyane kugira ngo nemeze umugore wanjye, ati biza kurangira ahubwo bimviremo uburemba. Impamvu rero nsoma ino nkuru no kugira ngo niba nawe aho uri ujya gukora ibyo bintu ukagenda ukicara rwose ukikiramo za ngufu zikomeye. Mu nkuru y'umunsi maze iminsi mbahamwa mwumvise uburyo abakinnyi bakoresha utuntu twinshi, hari utuntu twinshi bakoresha kugira ngo bagire ingufu cyane cyane mu buriri, ariko kandi uko byagenda kose bikugiraho ingaruka uko ibihe bizaza. Iyo ukoresha ibintu biri artificiel, iyo ukoresha ibintu bidasanzwe kugira ngo umubiri wawe wiyongerere izindi mbaraga, uko byagenda kose imyaka irashira ukaza kubona ingaruka, kuko Imana yaturemye mu buryo buri naturel, yaturemye mu buryo karemano. Iyo wihaye gushyiraho ibindi bintu uko byagenda kose karakudererana. Rero umusore witwa Nati Think w'imyaka 26 yahuye n'uruva gusenya ubwo yafataga umuti ufasha igitsina gufata umurego witwa Viagra, bituma mara ukwezi kose igitsina cye gifite umurego ukabije ndetse kimubabaza cyane, aho byabaye ngombwa ko abaganga bagikata. Uyu musore wamaze ukwezi kose igitsina cye gifite umurego ukabije kubera Viagra yanyoye kugira ngo agire uko yigenza mu gutera akabariro. Yabwiwe n'abaganga ko bagomba kugica kugira ngo yongere ahumeke cyane ko yari afite uburibwe budasanzwe. Nati Tendi yavuze ko yarasanzwe akoresha Viagra cyane ndetse ntibimugireho ingaruka, ariko mu kwezi kwa Kamena uyu mwaka yahuye n'uruva gusenya nyuma yo kunywa uyu muti, maze igitsina cye gifata umurego ukabije mu gihe kingana n'ukwezi kose. Biba ngombwa ko ajya kwa muganga. Akaba rero akomoka muri Hampshire mu Bwongereza. Akaba yarabwiye abantu ko abaganga bakoze iyo bwabaga bamuha imiti bashaka ko yakira, ariko birangira ahubwo asigaye ari gahiri ngayo nguko rero. Reka rero twitse nongere ni ihere abana indirimbo